dushime Imana yo mu ijuru, tuyishime kuko ari nziza, tuyihimbaze kuko imbabazi zayo zihoraho iteka. Dushime Imana yo mu ijuru, tuyishime kuko ari nziza, tuyihimbaze kuko imbabazi zayo zihoraho iteka. Niyigaburira ibifite imibiri byose, ni nacyo gituma ukwiriye kuyihimbaza. Ntabwo irobanura ku butoni, ntirengagira kiranuka, woroheje cyangwa ukomeye, imbere yayo bararesha. Ntabwo irobanura ku butoni, ntirengagira kiranuka, woroheje cyangwa ukomeye, imbere yayo bararesha. Uko twari ducishijwe bugufi, iyo Mana yaratwibutse, idukiza abanzi bacu kubera imbabazi zayo zihoraho. Uko twari ducishijwe bugufi, iyo Mana yaratwibutse, idukiza abanzi bacu kubera imbabazi zayo zihoraho. Niyigaburira ibifite imibiri byose, ni nacyo gituma ukwiriye kuyihimbaza. Ntabwo irobanura ku butoni, ntirengagira kiranuka, woroheje cyangwa ukomeye, imbere yayo bararesha. Ntabwo irobanura ku butoni, ntirengagira kiranuka, woroheje cyangwa ukomeye, imbere yayo bararesha. Ariko bakundwa ntitwibagirwe ko Imana yacu ari yera, natwe dukwiriye kuyishima, imitima yacu yejejwe. Ariko bakundwa ntitwibagirwe ko Imana yacu ari yera, natwe dukwiriye kuyishima, imitima yacu yejejwe. Ibitambo byacu ishimwe bizayinezeza, kandi nyuma yaho tuzagira iherezo ryiza. Tuzaririmbira no mu ijuru, tuzibera amahoro iteka, tuzibanira
Yesu iratangaje, ni koko bene data iratangaje, kuko irenze iby'umuntu atekereza. Imirimo ya Yesu iratangaje, imirimo ya Yesu iratangaje, ni koko bene data iratangaje, kuko irenze iby'umuntu atekereza. Imirimo ya Yesu iratangaje. Matayo igice cya 9 umurongo wa 12 arababwira ati, abazima si bo bifuza umuvuzi, ahubwo keretse abarwayi. Umwami Yesu akibabwira ayo magambo, umutwara sawari aramupfukamira, nuko aramubwira ati, mukobwa wanjye amaze gupfa, ariko ngwino databuja untabare, umurambike w'ikiganza cyawe arahemuka. Nuko Yesu arahaguruka, we n'abigishwa be baramukurikira, bakigera mu nzu ye. Abona abantu benshi baboroga, nawe ati, nimuhumure kuko aka gakobwa kadapfuye ahubwo karasinziriye. Nuko Yesu arahaguruka, we n'abigishwa be baramukurikira, bakigera mu nzu ye. Abona abantu benshi baboroga, nawe ati, nimuhumure kuko aka gakobwa kadapfuye ahubwo karasinziriye. Ababiyacyo baramuseka, abantu bamaze guhezwa irako, agafata ukuboko ako kanya karabyuka. Ababiyacyo baramuseka, abantu bamaze guhezwa irako, agafata ukuboko ako kanya karabyuka. Iyo nziza yamamara hose muri icyo gihugu, ko Yesu ari umwami ukiza indwara zose, akazura n'abapfuye. Kuko yari yabanje gukiza n'umugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo w'amaraso agakama. Bakundwa, umenye yuko Yesu uko yararejo n'ubari kwari, ibitugoye byose turimuhature, ariko sunge twizeye nka wa mugore ndetse na wa mutware, mbere yo kumusanga bizeye kwa n'umukiza. Natwe bakundwa, umenye yuko Yesu uko yararejo n'ubari kwari, ibitugoye byose turimuhature, ariko sunge twizeye nka wa mugore ndetse na wa mutware, mbere yo kumusanga bizeye kwa n'umukiza. Bizeye ko ntakimunanira, ashobora byose, kandi twihana ibyaha kugira ngo twiteho.
niyo ngabo ikigira abakiranutsi Saduraka Meshake na Abedenego Danieli Eliya na Elisa iryo zina niryo ryabahaye kunesha mu gihe cy'intambara Paulo na Sila na Petero muri iryo zina nimwo bihishe izina rya Yesu niryo ngabo ikigira abakiranutsi Saduraka Meshake na Abedenego Danieli Eliya na Elisa iryo zina niryo ryabahaye kunesha mu gihe cy'intambara Paulo na Sila na Petero iryo zina nimwo bihishe intambara nyinshi ziriho ubu kugambana ndetse n'urwangano ibiduhagarika imitima Mwami twizeye niwe ngabo naho twapfa ntidukiranuka tuzagira iherezo ryiza intambara nyinshi ziriho ubu kugambana ndetse n'urwangano ibiduhagarika imitima Mwami twizeye niwe ngabo naho twapfa ntidukiranuka tuzagira iherezo ryiza yavuze ku Uwiteka azabera abatwi igihome kibakingira mu gihe kibi abamwisuka babera ingabo n'abapfakazi nimuze mwese w'ibiremwa byose abatagira shinge na rugero wisunge niwe buhungiro Dawidi yavuze ku Uwiteka azabera abatwi igihome kibakingira mu gihe kibi abamwisuka babera ingabo n'abapfakazi nimuze mwese w'ibiremwa byose abatagira shinge na rugero wisunge niwe buhungiro intambara nyinshi ziriho ubu kugambana ndetse n'urwangano ibiduhagarika imitima Mwami twizeye niwe ngabo naho twapfa ntidukiranuka tuzagira iherezo ryiza intambara nyinshi ziriho ubu kugambana ndetse n'urwangano ibiduhagarika imitima Mwami twizeye niwe ngabo naho twapfa ntidukiranuka tuzagira iherezo ryiza ibyanditswe bivuga byeruye abakiranutsi bazishima kuko bazibuka iteka ryose ntabwo bazatinya n'inkuru mbi inshuti zanjye muze twishakire gukiranuka Imana ishaka ubwami bwayo ibindi byose tuzabyongererwa n'Uwiteka ibyanditswe bivuga byeruye abakiranutsi bazishima kuko bazibuka iteka ryose ntabwo bazatinya n'inkuru mbi inshuti zanjye muze twishakire gukiranuka Imana ishaka ubwami bwayo ibindi byose tuzabyongererwa n'Uwiteka intambara nyinshi ziriho ubu kugambana ndetse n'urwangano ibiduhagarika imitima Mwami twizeye niwe ngabo naho
twapfa ntidukiranuka tuzagira iherezo ryiza. intambara nyinshi ziriho ubu kugambana ndetse n'urwangano ibiduhagarika imitima umwami twizeye niwe ngabo twapfa ntidukiranuka tuzagira iherezo ryiza. twapfa ntidukiranuka tuzagira iherezo ryiza.
arababwira ati umwana w'umuntu arenda kuzagambanirwa kandi azafatwa n'abantu nyuma bazamwica bazamushyira mu mva kuwa gatatu azurwe akigenda i Galilaya Yesu arababwira ati umwana w'umuntu arenda kuzagambanirwa kandi azafatwa n'abantu nyuma bazamwica bazamushyira mu mva kuwa gatatu azurwe Petero abyumvise ati biragatsindwa Yesu arahindukira ati inyuma Satani umbere y'igisitaza urariganijwe n'ibitekerezo byawe si iby'Imana n'iby'abantu igeze arafatwa nk'uko yari yavuze bamujyana kwa Kayafa umutambyi mukuru nuko abatambyi bakuru n'abanyarukiko bamushakaho ibirego by'ibinyoma ngo bamwice igeze arafatwa nk'uko yari yavuze bamujyana kwa Kayafa umutambyi mukuru nuko abatambyi bakuru n'abanyarukiko bamushakaho ibirego by'ibinyoma ngo bamwice umutambyi mukuru abaza Yesu ati ntiwiregura na hato kuri ibi bakurega Yesu ntiyagira ijambo na rimwe amusubiza yongera kumubaza ati tubwire niba uri Kristo ukaba umwana w'Imana Yesu ati wakabimenye yongera kumubaza ati tubwire niba uri Kristo ukaba umwana w'Imana Yesu ati wakabimenye Yesu yaradupfiriye azize ibyaha byacu icyo dushimira Imana nuko ataheze mu mva yarazutse umwami Yesu none ubu ari mu ijuru ubwo yanesheje urupfu azatuneshereza Yesu yaradupfiriye azize ibyaha byacu icyo dushimira Imana nuko ataheze mu mva yarazutse umwami Yesu none ubu ari mu ijuru ubwo yanesheje urupfu azatuneshereza kuko niba umwuka wiyazuye Yesu aturimo iyazuye Yesu Kristo natwe izatuzura kandi no ku munsi mubi izadutabara tuyisunge twizeye ko nta kiyinanira kuko niba umwuka wiyazuye Yesu aturimo iyazuye
yapfuye Yesu Kristo natwiza tuzura kandi no ku munsi mubi izadutabara tuyisunge twizeye ko ntakiyinanira. nuko rero abumvise ubutumwa mwese turabingingira kwisunga iyo Mana itagira ikinanira ikabarengera. Amen. Imana yacu ishimwe kuko itwemereye kuboneka hano muri gahunda yacu. Tumaze iminsi myinshi dusengera, Imana yagize neza, yarinze bene data guturuka hariya i Kigali, Pafire na Aime. Rero namwe abaririmbyi barinda, Imana ihabwe icyubahiro. Turagira ngo twinjire muri gahunda dutangire.
reka dusabe pasiteri yakabumbye asenga Imana, hanyuma amaze gusenga Imana turaza gukomeza na gahunda zindi zo kwakira mwene data Pafire guturuka i Kigali kugira ngo nawe akomeze. Imana idufashe. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, habwa icyubahiro. Tugushimiye ko umwuka duhumeka ariwe tuwukesha. Habwa icyubahiro kuko waturinze, twaturimo turangiza ukwezi kwa mbere k'umwaka wa 2022 tugihumeka umwuka wazima. Tugushimiye bene data Pamfile na Yeme warinze, bakaba bonge kugira ngo amahoro tuhana n'umugisha. Igikorwa kibazanye turagisengeye mu izina rya Yesu. Abaririmbyi kandi nawe warinze turabigushimiye. Komeza udufashirize hamwe muri uyu mwanya murimo waduhamagariye ushoboze gukora tutaryarya kugeza ubwo tuzahurira mu bwami bwawe nta ukozwe n'isoni. Bana natwe tugushimiye ibyo ugiye kudukora n'ibyo uzadukorera. Dusenze twizeye izina rya Yesu. Amen. Amen. Mwaramutse kandi muraho. Nshimiye Imana yabanye natwe kuva i Kigali tukagera hano no harya bwo no turere tungaye turenga duturuka muri Kicukiro tugaca muri Nyarugenge tukazamuka Rulindo, Gakenke, Musanze, Nyabihu, tukinjira muri Rubavu, tukubona kuza hano muri Rutsirawe. Ni hafi igihugu cyose tukizengurutse. Ntabwo ari ibintu byoroshye rero, na cyane iyo modoka ntiwegenda mudasinziriye nkanjye ugira ibitotsi, ushaka gushiduka noneho banakwibye ari wowe bakwiba ari n'ibintu babyiba, ariko Imana ibana natwe katurinda. Nshimiye kandi ikaze muduhaye uyu munsi. Si ubwa mbere tuje, twamaze kuba nk'abasangwa, cyo ntabemera no kuba umuririmbyi witsimba ko sinzi kuririmba rwose habe na gatoya. Nshimiye kandi Perezida na Pasiteri baduhaye ikaze uyu munsi. Nkuko mubibona ntabwo turi insta ibikoresho byacu kubera ko none nta nibyo twazanye. Na uriya isavuga ngo Yesu we, nuko banatabyumvishe uriya mudamu ndamubonye avuga ati Yesu we. Kubera ko nkuko byari bisanzwe siko twaje. Noneho uriya se kwita yibaza ko mwaje se nta bikoresho muzanye kandi twatubona mwaje mwikoreye. Uyu munsi turashima Imana. Ndifuza umutima wanjye uranezerewe ku rwego ntabasha kubasobanuriraho, usibye ko nshobora kwifuza ibintu nanjye nkabona ibintu by'umuntu nkumva nanjye yabimpa, ariko nta cyari ngira mu buzima bwanjye. Ni ukuri ntaryo. Rero ndashima Imana kuko uyu rugendo rw'uyu munsi muri uyu mwaka 2022 kuri twebwe ruri special, rubayeho mu buryo budasanzwe. Najyaga ndwana no kuzana amatara nazanye ubushize, banza natangiye nzana amatara 6, dusigaranyemo akora neza na 2, andi yose n'imihanda yanyu yagiye yica aramenagurika kandi twarayabuze burundu kongera kugura ndemeze nkariya. Ariko mfite ishimwe rikomeye mu mutima wanjye ko ntazongera kuba muri stress yari amatara. Umumotari wanzanye yambwiraga ati none ntarirameneka kuko yazi kubushize twaricetse ahantu birameneka. Ariko nshimye Imana. Hanyuma ishimwe rikomeye riri mu mutima wanjye ntabicishije amatsiko, nagira ngo nsabe harya bose maze kubamenyera, reka nsabe Daniel anzanire ikintu dufungura ino mpano. Hari umuntu wampamagaye simuzi sindamubona, ariko yarampamagaye mu minsi yashize arambwira ngo akunda Witsemba, ampa ino karito ayimpana n'izi karito zindi. Reka nsabe rero munyoherereze nk'ababyeyi nk'abangahe baze bafatanye na Daniel, tugende dufungura buri mpano irimo hano yageneye korari Witsemba. Harya yitwa nde? Ndanamwibagiwe ariko turaza kumwibukiranyaho. Danyenyemerera tubanze duhambure turadukarito 2. Aha, pastor ramubabwiye muramwibutse. Muramumenye? Ndibwira ko musanzwe mumuzi ubwo mumwishimiye muri urwo rwego. Hanyuma Daniel adufasha gufungura, mumpe umubyeyi n'umusore cyangwa se umubyeyi n'umugabo, noneho badufashe turajya dufungura kimwe tugitere ku kwacyo mu mwanya wacyo
kuko uyu munsi bitazongera kugenda kuri moto biva i Kigali bizi naha, ahubwo ni umutungo bwite wa korali Witsemba. Ni nayo mpamvu ugiye kwenstarwa no kugira ngo Eme araza kumfasha dusige tumenyereje umuntu wese icyo tugiye kumuha no kukinstara uwo murimo ajya wikorera. Hari abantu bajyaga bibaza ko nta murimo Imana yabaye muri korali, bazi ko ari kurima no gusenga gusa. Hajemo n'indi mirimo. Aya maguru urabanza ukayoroshya hejuru, noneho gishinge hasi ntacyo. Amaguru yabumbure yose rwose ahere, garukiraho. Noneho fungura naka iki kizamuke. Reka nkwereke, nituzamura hejuru ntago tuhagera turi bagufira bibona ukuntu tureshye. Reka tubanze tuzamure kano ko hejuru tukageza aho gashoboka. Zamura ko hejuru konyine. Aha, gafunge. Noneho fungura. Zamura noneho nanone, kuko urane tubanza ko hejuru ntitwari kuhagera. Hanyuma aka nakaguru kitara muri buka ama project twakoreshaga, noneho Imana bahaye yanyu areshya gutya. Natwe yacu ntareshya kuri. Natwe muri Zaburi dufite amatrepi yareshya gutya. Noneho kakajyana hirya. Yimanure gatoya mbere fungura nindi. Badufungure niya kabiri. Ntacyo mashashi yo ishyire ku ruhande. Iyo nayo muyirambure, mureba aho muyitereka kuko zizajya zihagarara. Iya mbere nyiteretsa aha, uduhamburira kabiri. Manze muyibumbura amaguru tubone uko tuyitereka. Aho wabashakiye uburebure cyane tutari bukenere, ikiza cicaze gutya. Funge. Hanyuma kandi aka kantu ko hejuru ko turaza kukavanaho mu kanya. Hanyuma kandi danye dufungura ino karito. Munyemerere Danyira dufungura ino karito kugira ngo tuze kubona. Iradanangiye nyine kubera ikibazo cy'umutekano twari dufite mu modoka, tuvuga tuti ntasinzira akagira uyifungura. Ise kubibaga gutya wagira ngo warabaze n'inka, ariko ko nabonye abantu babaga ari uko babigenza. Inyamira ryo hari irimo yibaga wishima urayitamira. Banyero banza kundi inyama nkanjye. Aha. Iye aya ni amatara agomba kujya kuri ayo matrepiye. Noneho ndifuza ko muyafungura tukabanza tukatsa amatara tukareba uko byaka. Baduha undi musore aturahurire. Baduhaye n'ifumba tuzajya turahuriramo umuriro kugira ngo twegere. Uriya mudamu n'umutekinisiye kukuruta nabibonye. We yamaze kugera ku itara. Nari ngo yabuze gato. Aya matara yo arihariye atandukanye na mwari mumenyereye twajyaga tuzana. Natwe nubwo nabwiye ko nta shyari tugira, ariko turifuza ko Imana adaha amatara meza nk'aya, kubera ko unyemerere urifungure uriterekeho hano. Aka none ubonye impamvu kavaho n'impamvu kajya gushyiraho iryo. Muduhe n'umugozi waryo.
ufite urimo aho byanze byemeye. Murakoze, Imana ibaha umugisha mu gihe bakiri gutunganya amatara. Mu kanya turaje tuberekere uko yaka ahindagura amabara bitewe n'ibara mukeneye. Abantu birabura nkanjye abashima Imana ko hagiye kuzamo udutara dutuma namwe mu binzobe ku buryo umuntu abona wahaye inzobe. Hanyuma dusabe noneho batuzanire n'imeza, ariko ubwo amatara yatse mwaduhindukiriza nanjye nibuze nyine nkabona, nanjye nkabona. Batuzanire n'imeza, aka kitwa suri, ntabwo ari imbeba y'ikinyarwanda, nako gashyira hara ku meza. Ibi ngibi ni ibindi bikoresho byari amatara, ibyo bihindura amabara yari amatara. Nyuma nibi bidushyire hariya. Izi mikrofone ni nka zimwe pasiteri akunda kubwiriza arazizi. Izi mikrofone ntabwo zikenera ko mufite mixer kugira ngo zivuge. Umuntu akenera kubwiriza nta mixer ihari, iyi mikrofone ahita yicomeka bigahita bivuga. Izi dushima Imana, ni intambwe ikomeye, ntabwo ari abantu bose bazigeraho. Utwa yubore gutya ubu izi harya njya kumuna kuri sound. Izi nazo ni ikindi gikoresho gishya, aka niko kakira amajwi yazo ubu direct, ku buryo dufite kamera wahita utangira ukabwiriza abantu isi yose. Anyemerere aba yicometse kuri mixer, kuko naho ijyaho yakora kuri kamera gusa, yanakora no kuri mixer bigakunda. No kugira ngo zitazajya zitura hasi bazambika tuno tuntu, mujya mubona ko mikrofone itura hasi. Yambitse kano ntabwo ibikiguye, urayitereka. Hanyuma kandi hari n'abantu bavuga cyane nkanjye, iyo umuhaye utu tuyizora acoustic ihindura ijwi ikavuga neza kandi ntihazemo n'umuyaga. Nabonye nakamanze ngashyire kuri iyi nambaye nako mfite nanjye numva ko yisagira neza. Kera bajyaga bangurura umwenda akamenya ngo no kuzindukana, ahita nzinduka nawe wambaye. Ntabwo nari nzi ko kuzinduka ngo ari ukujya gutembera no kujya ahantu kure. Ubu nanjye mise nkazindukana. Aha, noneho umuntu umva ko bivuga neza kandi kanasa neza. Ubwo ni ya kabiri nayo badushyire ku murongo tuze kumva tuziririmbiraho. Ntabwo byarangiriye aha, yarambwiye ati isi aho igeze isigaye ikoresha ibintu byose by'ikoranabuhanga. Ampa n'iki gikoresho cy'ikoranabuhanga kugira ngo mumpamagare. Danye ni wowe ufite imbaraga, terura n'icyo nacyo mu gitereka aha ngaha. Arambwira ati
ibi bintu nabyo mwajya mukoresha ikoranabuhanga bikagera kure. Niyi ni imigozi yo kugira ngo ibyo bintu byose bihure. Ndaje tubyinstare. Hano harimo nakandi kabanga muri kino kintu ndaje mbabwire kandi murata museka muratongorwa. Nakandi kabanga karimo ibi aya matara uko muyabona yaka afite na battery ku buryo nasanze hano mufite ikibazo cy'umuriro gikomeye. Zo zifite battery ku buryo mushobora kuba mukora nko mu gihe muzajya muri gushutinga umuriro wagenda amatara ngeza kumeza yake danye yambike zibe zinacaginga. Kiramo amabuye n'amabuye buri ryose ryambara ane. Hanyuma rero aya ni amabuye za mikrofone ayaracagingwa ntago ari nka yandi mwaguraga hara mu isoko y'ijana mugahita mujugunya. Aya ngaya yo iyo umaze kuyakoresha agashyiramo umuriro urongera ugacaginga. Iyi ni charge biri kumwe bifatanye aka kantu k'icyatsi. Zino mikrofone ntabwo zikenera ko muzajya mugura twa dupirikereyo twa tijeri karangira mukajugunya no kwangiza ibidukikije. Ariko aya ngaya yo ahoraho nyine murayacaginga kavuga n'igihe cyose. Hanyuma kandi nsabe hano hari indi terepiye itigeze ifungurwa iri mu gakapu k'umukara. Ariko ko mutantunga amatara nanjye ngo nke mu maso buriya harya uriya musaza yitwa nde? Noneho wamenye kuyatsa ongereza umwe turebe. Aha biraryoshye. Daniel adufunguriye indi trepiye. Murabona ko ino trepiye itandukanye n'izindi. Emewe umukecuru uri nyuma yamubwira ze hano. Uriya babwiye banyeganyeje namubonye. Ngwino umukecuru ngwino. Iki kintu nuko gifite amaguru 3. Nubwo akangaye kibonye. Ndi kubona nyibonye nkabonye kenshi. Wakibonye gikora iki? Ari bakinsitaraho kamera. Bakinsitaraho kamera. Imukesho mwumumera make. Bisobanuye ko ino trepiye ijyaho kamera kandi nta kamera turabona. Ariko ni muhumura Imana nayo yayitanze. Nk'ikintu kigitangaza. turebera aho tutareba. Imana ishimwe cyane. Iri buye niryo wari ukeneye ry'amaho ngaho ntago risa n'ayandi. Hanyuma nagira ngo nsabe Daniel afungure muri urukapu runini nakigeramo imbere arahita n'akandi gakapu gatoya nakagafungure. Ubu urumva turakomeza tumva mu bwiza tujya mu bundi. Ibi ngibi byo nakenda kimbeho harimo igikapu mw'imbere. Aha noneho nta kintu ushaka kukizana hano imbere neza ku meza ugifungure. Aka gakapu kagirwaga na bagafotoza ubundi kera, ariko Imana ishimwe kuko kuramo n'ibyo birimo. Uyu ntago ari umukandara wo kwambara mu ipantaro.
urabona udasa n'urayime yambaye mu ijosi. Imana igomba abaye ni umwanziza Imana ishimwe cyane. Nanjye ndishimye. ndashimye Imana rwose ndahimbaje nawe. Imana ibahe umugisha. Mumfunguro n'umusakandara ukuremo. Mana yanjye we nzakunambaho. Turayambikamo hano. nzakunambaho. Mana yanjye we nzakunambaho. Za mikoro zakoze. Mana yanjye we nzakunambaho. Imana ishimwe. Ndabona za mikrofone bamaze kuzinstara nazo ziravuga neza. Mu gihe Daniel akiri kutwambikira ino kamera uyu mugozi wo mu ijosi kugira ngo bimere nka biriya yeme yambaye, reka nsabe mwe mudushyiriyeho nk'akaririmbo tube tugiye mu mwuka. Nanjye nestara ino mashini ngo tubikore byihuse, none mbereke ya surprise yindi irimo hano imbere. Abatashi
murakoze cyane nanjye nari ndangije kwinstara ibyo ninstaraga mu mashini. Ntabwo nzi niba mwese mwabasha kunyegera mukigira hino. Mwese murahareba hano. Ubu aya mashusho mubona hano kuri screen narabereka dashboard ya YouTube ya channel ya Korali Witsemba, kuko uwampaye impano yantumye arambwira ati aba bantu be kujya bagorwa no kujya gukoresha indirimbo hirya abaha kamera kugira ngo asohoze isezerano ryavuzwe n'Imana ku bantu. Imana ajyaga ibwira ngo bajye kwiga, kandi wasanga disaro wabibwiraga ngo ndashaje, ariko nibuze ibi ngibi niyo wabushaje ibi byo wabikora ugafata amajwi ugafata n'amashusho uko mwana musanzwe. Imana yarabateje intambwe ikomeye, kimwe mu bintu bikomeye muri iki gihugu. Ntekereza ko mu Rwanda nta korali ngewe zirenze 3 nzi zifite studio yikorera amajwi, ariko n'Imana yarabateje intambwe imeze kuriya. Nshimye Imana kuko ibateze n'ino ntambwe. Hanyuma iyi mashini kwingana gutya ni nako mugomba kujya muyikoresha. Noneho murabona ko iyo ubwayo bitasabye ibintu byinshi ishobora gufata connection ya internet, kuko ubu turimo turakoresha telefone hano kandi bigakunda turi hano mu rusengero. Bivuze ko niyo mwamuri hano mu rusengero mushobora gukora amashusho yanyu bigakunda mukanayashyira kuri YouTube channel yanyu yitwa Witsemba Choir. Nawe udukurikiye ndakwibutsa kujya gukora subscribe ndetse no gusharinga kugira ngo ubutumwa bwiza dufatanye kubugeza hirya no hino. Ukinjira muri description y'ino channel ubona ko iyi ni channel ya Korali Witsemba ikorera umurimo w'ivuga butumwa muri ADPR Gasovu intara. Binabyanditse kera ariko bitarahinduka, ntagire umuyobozi tuza kugongana cyane pasteur, kuko byanyumwe ibi byanditswemo kera sinzi bizahindurwa. Ikorera mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Ruhango, umudugudu wa Gasovu. Indirimbo za Korali Witsemba wazisanga hano, inshya n'iza kera zose zirimo. Ndabwira udukurikiye by'umwihariko ndetse n'ibiterane by'ivuga butumwa ari byakozwe ndetse n'ibitegurwa gukora, cyane ko turi gushima Imana ko Covid igenda irangira rwose mu gihe kiri imbere. Hanyuma muri description harimo na nimero z'abayobozi bakora ushobora kwinjiramo gashaka. Bityo kuva uyu munsi mwebwe mwicaye hano mu rusengero cyangwa sandi yose mwaba mwicaye mwakora indirimbo, amajwi n'amashusho musanzwe mubikora, amashusho mbonye kamera, noneho mugatara munazishyira kuri YouTube channel. Bitongeye kusaba ko muhamagara no muri Zaburi. Amen. Murakoze cyane rero, nshimye Imana kuko idushoboje gukora ibi mu mezi make tumaze dukorana. Kimwe mu bintu Pastor na Daniel bambwiye, reka mbivuge, barambwiye bati rero Pamphile ntabwo Korali Witsemba igira amafaranga ariko tugira umugisha. Ntababeshye umunsi wa mbere muyimbwira narabasetse ariko ndabihorera sinabibabwira. Hari se mugira umugisha gute ku buryo bivuze ngo ngewe ntimukampa amafaranga ingenza hano ndenga uturere 7 n'amariske menshi ariko nze hano. Ibi mbivuge Pastor igihe wambwiraga ngo Imana yarabwiye ngo izabaha televiziyo, nibajije ibi bintu Korali imeze gutya yana mu cyaro mugiye ko twakira mu dukubita ibijumba nabane koko uba abantu Mana haryo ubwo televiziyo aba bantu sibye wenda bya niyo twerekwa bikahera aho ngaho ubu bazi televiziyo cyari cyo. Munsi wa mbere mbatunga kamera nabonaga abantu bamwe babuze imyifato, abandi bagize gute, ako disi mwarasirimutse, nabyo mbishimiye Imana. Uyu munsi umuntu asigaye ajya kureba none ukabona ko nyine mwarabimenyere. Nshimye Imana kuko izi kamera za Canon zifitwe n'abantu bake muri iki gihugu, n'abantu bake. Kimwe mu bintu byantunguye nuko nasanze muri Kigali zicuruzwa n'abantu 2 bonyine, kandi nabo ntibagenda bagira nyinshi. Barakuba ati nyine bazigira zikaza zigahera hano kubera amamiliyoni zaziguze, nta muntu uzazigura. Haragenda kigura ko tuntu twamagana. Ni intambwe ikomeye, ni ikintu gikomeye. Nanjye uno muntu ambwira ngo ni impana agiye kubaha, numvaga sometime ari kumbeshya nk'abani sinanakuze, wasanga ari bya bindi kuko abadusezeranya ko bagiye kuzafasha abantu bo ni benshi, bikarangira umubwiye uti hari umuntu ugiye. Ni nayo mpamvu ntigeze mbabwira na pastor arabizi nago nigeze mubwira ibi bintu ko mfite ino mpano, kuko usibye no kuba nyibahereje ntabwo nari nizeye ko bizaba. Icyo ni kimwe. N'igihe nazaga hano numvaga ntizeye ko nyihageza amahoro, noneho bigatuma ntabibabwira
taza kwangikira mu nzira cyari kwangirika sene kukibereka nari kubihorera kugira ngo nshimye Imana namwe ndabashimiye kandi muhate wanyisubusa ku mwami niba Imana isohoje ibyo yavuze muri ubu buryo ibi bintu bihagaza amamiliyoni menshi n'amamiliyoni menshi iyi mashini ushobora kubibona ukagira ngo ni umubyimba gutyo bunini ariko ni i7 ni mashini zihenze pe ni mashini zihenze mu kwihuta mu kuba ari nini zifite ububiko bunini aya matara nkuko nababwiraga natwe turimo turasengera muri zawe Imana zayaduha amatara meza ameze nk'aya ngaya yaka kuriya buriya ntabwo nigeze mbereka hari ama tableau afite ahindura amabara washaka ibara ry'umweru ko abantu baba ari umweru washaka ko bacya mu maso aya matableau urakoze izi tableau muzomeka hari imbere ku matara itara riri kwaka iyo wometseho ino tableau murabona ko yenda kuba nka orange urabona ufashe igikara cyane ko kwitaho ka orange byahita biba nk'akazungu washaka kandi ugashyiraho tableau y'umweru kuko zifite amatableau abiri ugashyiraho na tableau kandi nayo ubwayo yifitemo guhindura amabara nanone ushobora kwishyira imbere y'abantu ugasanga zirabarya mu maso kubera zifite imbaraga zi projecteur ugashyiraho kano kugira ngo kagabanye urumuri abantu be gupfa amaso ni ibintu bikomeye natwe ibingibi turabyifuza ari gihe njya muri studio nakorana ikiganiro n'umuntu cyangwa n'abandi kugikora nk'abakurikira isange nawe Mana njya kukirangiza amaso yandiye kubera aya matara agira imbaraga kandi arya no mu maso dushima Imana ibahaye ibintu bigezweho nuko ajyaho afite agasumaku bwayo arikora ubwo ako kandi nako harahirya reka president na pasteur mbashyikiriza ibikoresho nkuko nabitumwe nk'abayobozi ba korali hanyuma wenda sinzi na muri abaririmbyi tugenda tugura uko biyumva nk'iminota nk'ibiri kuri bake ariko nanone kugira ngo duhite dukomeza gukora igikorwa cy'amashusho ndetse n'udukurikiye kuri iki kiganiro wakwita ukurikira izindi video nyinshi ziriho hano kuri YouTube channel ya Witsemba za korali ariko kandi ntago nari imberetse n'ikindi ino mashini ifitemo ibice bibiri pastor nani bagiye kwakubwira aka gace muzajya mugakoreshamo Witsemba aka kinyuma aka kandi pastor nawe ugakoresha karimo YouTube channel yawe na pastor afite YouTube channel yitwa Iyakabumbye Tsiyende ubwo mwese mwayisangira bitagombye kumamagara Kigali ngo nongere ngo mfashe pasiteri urabona hano haratangira bivuze Iyakabumbye nyine ku buryo mwayikoresha mwese ukeneye ibintu akabibona rwose bitagoranye hano kuri YouTube yanyu mwese pasiteri we ugakoresha hano ka Google Chrome korali gakoresha hano ka Opera mwese ibintu bikagenda neza dushimiye Imana rero nahanyu kugira ngo ari abakurikiye Witsemba muri aka kanya ariko hari n'abashobora kubakurikiza buri cyo kuko hose byatambuka ndagira ngo bagezeho ibi murakoze murakoze cyane njyewe umunezero wandenze ntabwo ndi kumva nabona aho mpera ariko ndagira ngo munyemerere numvise nashima Imana nyisenze ndapfuka amasenga Imana Uwiteka Imana ishobora byose habwa icyubahiro kuri Imana isohoza igasohoza uratubwiye kera ngo nubwo tworoheje tutagira shinge na rugero nguzaduha ubutunzi buhishwe turagushimiye Nyagasani ko uri Imana isezerano igasohoza kirwa hejuru turaguhimbaje turakunezererewe cyane kandi hamwe no kugushima Nyagasani izi mpano twakiriye dusabiye umugisha abakozi bawe bakoreshejwe mu kiwacu hariya uresheje abasigejejeho Mana bose tubasabiye umugisha kandi turakunezerewe cyane turagushimye kuri Imana isezerano igasohoza amen turanezerewe cyane mu by'ukuri kera hari iby'Imana yavuganye natwe tworoheje cyane itubwira ko nubwo ntako twimereye ko izaduha ubutunzi buhishwe ntabwo twumvaga inzira zabyo ariko Imana yagize neza
yagize neza kuko mu gihe twatumaze gutegura umushinga wo gufunguza channel YouTube ya korari, twumvaga twibaza uko tuzajya tugezaho ibintu, tukabona bitugoye. Mwino minsi twari twakoze inama ya komite twibaza icyo twakora ngo tubone uburyo bwadufasha gushyira indirimbo zacu kuri channel ya korari, ndetse n'ubundi butumwa twatambutsaho. Dukora inama niho twatekereje uburyo twabona amatara. Mu by'ukuri tubona ni ibintu bigoye, ariko dushyira mu kwizera ko uyu mwaka wazarangira byibura tubonye nk'amatara 2. Ariko amatara twateganyaga yarayoroheje, mbese twumvaga tushikamo imbaraga, ariko ntabwo twatekerezaga ko Imana yaturebyeho ikaba izaduha amatara. Twatekerezaga kuri kamera, nabyo tukumva ni ikibazo, ariko twumva twagombye kubona kamera kugira ngo tujye tubona uko twasohora ubutumwa bugere hirya no hino ku isi. Dore ko Imana ikimara kuduhamagara ubwo yatubwiraga ngo idusese impano iturimo yake, kandi tugezeho impano yacu ku bantu batandukanye. Mu by'ukuri twumvaga dushakisha uburyo ki twakora kugira ngo tubashe kugeza ubutumwa bwacu hirya no hino. Dushimiye Imana ko icya kamera iragikemuye, icy'amatara iragikemuye. Ntabwo nabona uko navuga. Iyo umuntu anezerewe mu by'ukuri hari igihe abura amagambo yo kuvuga. Ngewe ntabwo nabona icyo navuga. Mana, tuzagukorera, tuzakunambaho, kirwa hejuru kuko Imana idahinduka. Reka n'umukozi w'Imana Pasiteri Yakabumbye twakomeje kugirana ibihe atubwira ati Imana hari ibigenda itubwira, mwihangane mwicogora, mwihangane nubwo umuntu atugoka, ariko hari icyo Imana izakora. Dushimye ko Imana yashoboje ibyo yagiye ivugana natwe. Reka n'ubundi Pasiteri nawe nka dirije wa korari akomeza agira icyo avuga. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri imbaraga zayo ntabwo twazirondora. Ndabizi aho twari kumwe ku wa gatatu nabwe nti Yesu mu gihe bamubazaga umusoro yabwiye Petero ati jya ku nyanja uruba ifi ya mbere uraroba uyasamure, sibyo? Uyasamure urayikuramo, umusoro wanjye n'uwawe. Murabyibuka? Ndababwira nti rero hari ifi Imana ishobora kwasamura kubw'igikorwa kiri imbere yacu. Haleluya. Amen. Murabyibuka ko nabibabwiye kwa gatatu ko hari ifi Imana ishobora kwasamura. Ubwo rero ifi Imana yasamuye. Amen. Haleluya. Yasamuye. Ikuramo ibyo yabonye bidukwiriye. Hamwe n'ibyo rero biranditse mu gitabo cya Yosuwa igice cya 4 umurongo wa 14, aho dusoma ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndagukuza. Amen. Amen. Uyu munsi ndagira nte? Ndagukuza kugira ngo Abisirayeli bajye bakumvira nk'uko bumviraga Mose. Natwe rero Imana iduteje intambwe kandi iracyadukuza, aho icyo dusabwa ni ukuyikorera. Tudatinze rero Imana turayishimye cyane, gusa tuyisabe idushoboze gukiranuka uko ugenda itwiyereka, natwe tujye turushaho gukora ibyo ishaka. Tubishimiye Imana. Mwongeye mu Imana amashyi ubundi dukomeze imbere. Amen. Numva rero numva twashima Imana, tunasenga Imana tuyisaba kugira ngo ibane natwe. Yadukoreye byinshi, iracyana bidukorera. Ahubwo twibuke rya jambo twariganireho mu cyumweru cyatambutse ryo mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 12 umurongo w'10,
aho abisirayeli batakambiye Imana bati dukiza amaboko y'abisha bacu tugire gute tugukorere natwe Imana idukize amaboko ya Satani niwe mubisha wacu si byose umubisha wacu so tutavuka hamwe umubisha wacu ni Satani amen idukiza amaboko ya Satani n'ingabo ze ntabwo tuyikorera murahaguruka rero dusenga Imana tuyisaba ko yadushoboza kuyikorera uko ishaka iminsi yose kubaho kwacu kadusenga Mana data wa twese uhoraho turagushimira mu izina rya Yesu umugaragu wawe Luka uramukoresha aravuga ati kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere Mana imyaka itambutse irenze 30 utubwiriye ku musozi haruguru hariya hano ari mu ishyamba urusengero ruri utwereka ahantu hese tawe ivyuma bidasanzwe utubwira ati nubwo mubona ari mwikawa ariko ngiye kuzabakorera nk'igitangaza cyo gihe nta nzu yari iri aha ngaha ariko uratubwira uti nzabiyereka nzabaha ubutunzi buhishwe Mana ushimwe kuko ibyo wavuze bisohoje dufite ibyiringiro ko hari n'ibindi uzakora mu izina rya Yesu udufashe natwe nkuko abisirayeli bagutakambiye batyo ngo dukize amaboko y'abisha bacu tugukorere natwe dukize amaboko y'abadayimoni amaboko ya Satani ushaka gukoresha abantu ibyaha udukize amaboko ye ubundi tugukorere turinde no muri iyi mibiri mu izina rya Yesu twongerere kurama twamamaze ubuntu bwawe twamamaze gukomera kwawe tuvuga imbaraga zawe Mana habwe icyubahiro turagushimiye ko wumvise hafi yacu urakoze kandi ko atari twe gusa twibutse n'abandi wahamagaye andi makorari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda mu izina rya Yesu kubera kutarobanura ku butoni nayo bantu yasuri yahindura amateka korere n'abandi bakoze wahamagaye utyo mu izina rya Yesu atari idini rya Pentecote gusa ahubwo aho bambaza izina ryawe hose bataryarya ubiyereke ushaka ko gukoreke ndagushimiye kutwumvise senze n'ize izina rya Yesu amen murakoze cyane Pasiteri anyemerere atarajya kure ngo arekure mikrofone turifuza ko korari dusabira umugisha turifuza ko nka zaburi nshya ariko by'umwihariko kandi ujya gutera uburezera bw'ibanza n'inge na Emetu tuzana muri iyi misozi abadukurikiye bakurikiye urugendo dukora ukuntu rureshya ari igihe ubwira umuntu ngo urugendo rujya mu rutsiro ruragoye akagira ngo ni ibintu byoroshye amateme yose ari hariya no kuvaho moto bakayisunika hano hari n'iryo twajyaga ducaho duhengekereje twasanze byaranze ari uguca mu mazi ariko Imana ibana natwe Pastor hari amagambo ukunze kumbwira inyuma ya kamera twaganira umbwira utari ko mwicika intege ibintu Imana bivuzeho ariko noneho unasenga unteye andi matsiko kandi nifuza ko uyamara umbwire muri make hari ibintu usenze uvuga ngo Imana yababwiraga hano hana ngo ari mwikawa ari mwishyamba ibyo bintu bitubwire muri makeya kuko ari njyewe mfite ayo matsiko n'ukurikiye witsemba hari n'abayikunda batarayibona ayo matsiko barayafite kandi naza gusaba n'undi muntu umwe w'umubyeyi aze kudufasha waba uzi kuri ayo makuru pasiteri atubwireho igice kuko ntiyabyibuka byose ariko duhamagare n'undi muntu umwe nk'umubyeyi w'umumama kuko nabonye murimo bakuze cyane kandi no korari nimwe mu makorari ya kera kiriho n'uyu munsi numvisha amateka yanyu nayo bwabyo muzamfashe mwongere mu kindi kiganiro cya mbere mwamaye agace kandi mufite imyaka ingana kuriya yose ntimwabimpa byose ngo bizarangira ariko mujye mwicara munabiganireho rero perezida dushakira undi muntu cyangwa se undi muntu wumva umwuka wera hata munyemere nubwo ari ukwica protocol isanzwe ngo nyuma y'umukuru nta uvuga ariko aturi imbere y'Imana nta urutundi cyane mu maso y'Imana tuze guha n'ababyeyi nka babiri cyangwa batatu cyangwa se abagabo babiri cyangwa batatu
batubwira ko ari ku mutima wabo, kuko hari igihe Imana bivugaga mwe mukabyumva gutya ariko n'undi muntu akabyumva kwe, nubwo tureba amaso yacu duha ibitandukanye. Murakoze. Yego, haleluya, amen. Nk'uko mubyumvise mu gihe nasengaga mu isengesho ryanjye harimo iri jambo ngo nta jambo Imana ivuga ngo rigere gute, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Muri 1983 mu mwaka w'1983 nibwo korali Witsemba yatangiye. Dutangira tworoheje, tangira mu by'ukuri ntacyo twishoboreye, ariko bigeze muri 1984 icyo gihe twasengeraga haruguru ahangaha, icyo gihe niho urusengero rwari ruri rworoheje narwo. Muri icyo gihe Imana iransanga ahangaha uru rusengero ruri hari kawa, abantu bakuru barabizi, hari kawa, ndetse iyo gihe ntabwo hari mu kwitorera kuko haguzwe nyuma. Amen, kantu k'itoro kari gahari, kari kamanutse gatya hariya kaje gutya, ariko hano ahangaha harimo k'umuturage w'ahangaha witwaga Ntakirandira. Ubwo rero ngiye kujya mwiyerekwa, mbona ahangaha, mbona twahesita ibyuma bikomeye cyane, amabafure hariya. Nibwo Imana yambwiye iti nubwo muhora mworoheje ariko nzabakuza, nzabaha ubutunzi buhishwe. Haleluya, amen. Imana ibivuga gutyo, nta na gitari nimwe tugira, kuko nyuma yaho tumaze kuvuga gutyo nibwo twaguze akaradiyo k'amabuye 5, akaradiyo k'amabuye 5. Rero nyuma tuza kugura gitari ya fabrication, twaducomekaho baradushyiramo insinga zo gupfundika kuri ako kagitari. Ubwo rero turabikoresha imyaka myinshi, ariko bigeze muri 1988 tuba hari haruguru urusengero bararuhindura, bubaka rutoya rw'amatafari ahiye. Haleluya, amen. Bararuhindura nibyo, ariko hano icyakora ahangaha muri 1988 twarahaguze, itorero ryarahaguze, mbega hitwa aho itorero twagendanye. Tubaho rero kugeza muri 1992 aho paruwasi yitwe Gasovu. Mbere paruwasi yari Rundoye, nkuko n'uyu munsi yongeye kuba Rundoye, nuko imaze kwitwa Gasovu. Rero nibwo Imana yagiye duhindura amateka mu byo ntagenda ntarondora, kugeza umunsi wa none Imana idukora ibitangaza, ikatwereka bimwe mu byo yadusezeranije, izadukora n'ibindi. Natanayeli niwe Yesu yabajije, yabwiye ati nakubonye uri munsi y'umutini. Muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere umurongo n'uwa 48, ngo Natanayeli aramubaza ati mbese wamenye Yesu? Yesu ati ubwo Filipo ataraguhamagara ubwo ari munsi y'umutini nakubonye. Natanayeli yumvise ibyo Yesu amubwiye, aramubwira ati uri umwana w'Imana koko, ati niwe mwami w'Abisirayeli. Ku murongo wa 50 ngo Yesu aramusubiza ati mbese wijerwa nuko nkubwiye ko nakubonye uri munsi y'umutini? Atuzabona ibiruta ibyo. Haleluya, amen. Uzabona ibiruta ibyo. Twijejwe n'ibyo Imana yadukoreye, nibyo yadukoreye n'uyu munsi wa none, ariko tuzabona nibiruta ibingibi. Mbifurije rero umugisha w'Imana, mureke dusaba Imana dushoboze kuyikorera mu gihe cyose dushigaje, tugendane nayo, idukize amaboko y'abisha bacu ari bo Satani n'ingabo ze, natwe tugere gute, tuyikorere, natwe tuyikoreshe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Wa muntu atarahaguruka pastor, hari ikibazo cy'amatsiko ngize kandi nifuza kudufasha twese nka korali twicaye aha n'abadukurikiye, dukurikije iyo myaka utubwiye, iby'Imana yababwiraga byinshi ngiye ntaranavuka, kandi nkayemewe ntiyanavuga hejuru y'ibyo ngibyo.
mbigize ikibazo ntabwo wajya kubwira Imana ko yakubeshye kubera ko bimaze imyaka myinshi wari unashaje ntabwo ufite ubwoba ko harimo n'ibyo yavuze uzapfa utabonye nibuze ngo nyine tuyitote niba bishoboka simbizi njya numva abantu barokore basenga mu buryo butandukanye mu by'Imana yambwiye rero ndagira ngo warabikurikiranye Imana yansabye kubwira abantu ngo isezerano nta urihata ahubwo araririnda isezerano nta urihata ahubwo araririnda muri make rero kuva namenya ko Imana ishobora byose niyumvisemo ko Imana ivuga igasohoreza igihe ishakiye sinigeze numva ko itinze gusubiza n'ubu n'ibindi yavuze ntegereje ndabizi ko izabisohoza kuko nta kinanira kandi ikindi ntabwo ari igitangaza ko nshobora guhishurirwa bimwe kuzasohora ntakiriho kuko na Yesaya yahishuriye ko Yesu azavuka avuka atakiriho kiro ntabwo ari igitangaza sawa murakoze amen hari undi muntu wumva tutamuneganije ngo tumakanye hanyuma dutegura gukora indirimbo noneho mbere ko dusoza cyane kiganiro Mama Pasiteri tuguhaye ikaze urakoze Haleluya amen shimye Imana cyane kuko ibyo yatubwiye igenda ibisohoza ni ukuri twabwirwaga ko hari ubutunzi buhishwe duhishiwe ko n'ubundi ayo masezerano dufite ko dukwiye kuyategereza twizeye kandi twihanganye ubwo rero ngewe gushima Imana kwanjye birenze uko nabivuga ndibuka nkigera mu itorero hari santere imwe nagezeho numva bacuranga bashyizemo imiziki y'isi nyine kuko ni muri santere ntabwo bari gucuranga indirimbo z'Imana icyo gihe nta gakoresho twagiraga nta kitari nta n'ikindi twari dufite twakoreshaga ingoma y'uruhu numva mu mutima ndababaye nti ibi birambabaje kubona bari gucuranga umuziki ntiwarora ariko Imana yaremye ijuru n'isi akaba nta bikoresho dufite byo kwicurangira natwe ngo twumve umuziki mbese natwe ducurangira Imana numva birambabaje ariko mbura icyo nabikoraho ariko Imana itabura uko igenza murabona yaradusezeranyije bimwe tugenda tubibona Imana ishimwe cyane ngewe rero iyo ibintu bindenze ntabwo numva nasimbuka cyangwa se hari umuntu wigeze kutubwira ngo iyo Imana imunejeje ngo ajyaho ngo agacinya akadiho ariko ngewe iyo ibintu bindenze nca bugufi nkavuga nti Mana ndagushimye uzashoboze kugukorera nzagukorere kuzageza gupfa nkumva mbega mu mutima wanjye ni gutyo Imana ishimwe dukomeze dutegereze n'andi masezerano cyane cyane tube maso tuzabone ibiruta ibi byo mu bwami bw'ijuru Imana ihimbazwe cyane amen haleluya abantu bose badukurikiye bari kugeragezwa n'amasezerano n'imuhumure yavuganye namwe ntibeshya harya ubwo harimo muri no korali harimo abantu yavutse bo bataravuka ngo benshi mwituma nseka reka duhe umwanya undi muntu umwe hanyuma twinjire muri ya gahunda y'igikorwa nyirizina cyo gukora amashusho niba ahari niba adahari kandi turahita dusoreza hano niyumvishemo kugira ikindi kintu navuga mu by'ukuri nakomeje shima Imana ariko ndabizi ko tuzakwikiranwa n'abantu benshi navuga amazina yanjye ndetse n'ikindi Imana yashyize ku mutima nacyo nkacyongeraho njye nitwa nta mugabo umwe Etienne
nkaba ndi perezida w'ikorari Witsemba. Avuga ko Imana yangiriye ubuntu imisezerano ryo kuyobora numva ntacyo nshoboye, ariko Imana iranshoboza. Kuva muri 1994 nibwo ninjiye mu nshingano zo kuyobora ikorari Witsemba. Nayigezemo yoroheje, dukora imisiri hirya no hino, yemwe dukora byinshi. Amasezerano umukozi w'Imana Pasiteri Etienne avuze, amwe nagiye nsanga bayafite, andi bakayahabwa, ariko dukomeza gutegereza. Igitangaje, uyu mubyeyi umukoze iki gikorwa mwiriya minsi yashize yaje kumenya korari, ariko amaze kumenya agira icyifuzo cyo kuba muri yo, ariko twumva ko ari ibintu bigoye kugira ngo umuntu uri muri Amerika aririmbe muri korari cyangwa se tw'umuririmbyi ari mu Rwanda. Twumva ari ibintu bikomeye. Ndibuka ko yatubwiye ko kubw'urukundo yakunze korari Witsemba, ko mu gihe korari yagize amasengesho twamubwira umunsi dusengaho, noneho byibura nubwo atari mu Rwanda ariko akajya yifatanya na korari mu gihe cyo gusenga. Tumuha gahunda, yakomeje guhatwa mu mutima, arahaguruka ava muri Amerika aza mu Rwanda aje kureba korari ahantu ituruka, aha turi. Twahagirana ibihe byiza, dusenga Imana, amasengesho ijoro turakesha. Agenda atubwiye ati, ntabwo ndi umuterankunga, njye ndi umuririmbyi, mumfate mucyo, mujye mumbwira gahunda zihari, nanjye ndi umuririmbyi. Byaradutangaje kumva nkatwe tutagira shinge na rugero, tworoheje, Imana ihagurutse umuntu uri muri Amerika ngo yifuje kuba umuririmbyi muri twe. Mu by'ukuri anaje ageze ino, uburyo twamubonye ameze nuko twibonye, twumvaga ku maso y'umubiri duciye bugufi pe, ariko atubonye aradukunda, aravuga ati narabakunze naje kubareba. Rwose uriya mubyeyi Helena, reka nguce mu ijambo gato nkubaze. Uravuze ngo ku maso y'umubiri, ariko mbona utinze kuvuga iri jambo bituma ntekereza ku magambo Abisirayeli bavuga ati twibona tukabona turi nk'inzige. Ababyeyi wese bayenge ku mutwe kubera amarangamutima. Namwe mwabonaga ari ibintu bitagereranywa cyane. Uko twamubonye ameze natwe uko twari turi, mu by'ukuri twabonaga dusuzuguritse cyane, tuvuga ati se hari uko yadutekereje niko tubonye. Ubwo rero tunezezwa nuko atubwiye ati ngewe nifuje kumwe muri mwe, dushima Imana. Nuko ubwo rero Imana ihabwa icyubahiro kuko inzira zayo ni nyinshi. Namwe mutekereze kumva umuntu muri Amerika yumva agize umugambi wo kuba umuririmbyi muri korari, ku buryo yambwiye ati amatangazo ya korari ujye uyaduha, ujye uyama nk'umuririmbyi wo muri mwe. Ubwo rero icyo nakomeza mvuga ni ukubwira abantu ngo ntibakisuzugure. Imana ntabwo irobanura ku butoni, uko umuntu yameze kose, yaba ari umuntu usuzuguritse mu maso y'abantu, ariko niba yubashye Imana, Imana imushyira hejuru. Murakoze. Nanjye numva nagira icyo mvuga. Haleluya. Amen. Ndane hepfo gatoya uve muri ririya dirishya hepfo gato. Aho niyo. Imana ishimwe cyane kandi ihimbazwe. Ubu ngera muri korari, nageze muri korari muri 1988 hari mu kwezi kwa 10. Rero nabaye muri korari
ari amasezerano y'ubutunzi buhishwe umukozi w'Imana nka dirija ayahabwa ndimo mbyumva. Twari ducishije bugufi nta gacurangisho ntaki, ariko tuguma gutegereza, murumva hashize igihe kirekire. Rero nabaye muri korari, dutangira gushakisha uburyo bwo kugira tukuri ducurangisho, dukora imisiri cyangwa se ibyate, duhingiriza mu buryo bwo guhinga, ubwo tukagura iby'Imana tugejejeho, ariko tunafite isezerano k'ubutunzi buhishwe tutegereje. Hari ikintu kimwe njya nkunda rero gutekereza mu mutima wanjye, sinzi niba n'abandi bagitekereza. Njye ubundi iyo mpawe ikintu ngihawe n'umuntu w'Imana numva ari Imana ikimpaye, kandi niyo mbonye ikintu nagikoreye nakiruhiye nabwo numva ari Imana ikimpaye. Noneho niyo nabonaga tuguze ibikoresho numvaga nari ubutunzi buhishwe turi kubona, kuko Imana itabigushoboje ntiwabishobora. Yego, abantu twari kumwe tujya i Kigali 96 niba ntibeshye, ni 96 badufatira Nyabirasi ngo nta rupapuro twajyanye rw'inzira, ni 97 umva twarigiriyeho umugisha. Icyo gihe baradufashe, twari twagiye n'amaguru tuzi ko turategera amahoko tujya i Kigali, twari tujya kuvuga y'ubutumwa, twaratumwe nka korale. Noneho tugeze i Nyabirasi tuza kuruhuka. Iyo nkuru yisubiremo, iyo nkuru wiyica ngo mwavuye hano n'amaguru tugera i Nyabirasi ni Rubavu, ni hirya hafi y'Igisenyi, ni hafi y'Urubavu mbega n'amaguru. Twashaka gutegera amahoko kubera kugira ko nta mafaranga dufite, tugabanya urugendo mbega. Tuhageze kuva hano ujya kuri kaburimbo moto ni 3500, noneho mwavuye hari aho nategesheje moto 3500 kugera i Rubavu. Twe nuko ngo twahagurutse hano muhira, moto hariya yanciye 2000 n'abava hakurya Gatoki baraje, tugenda n'amaguru tugera i Gakeri, dukomeza hirya i Rubavu. Tugeze ahantu ro ku centre hitwa i Nyabirasi, baricaye turuhutse kuko twari tunaniwe. Noneho abantu baza kutubaza ngo mbese tugiye he? Turi kujya i Kigali, turacumbika amahoko, dufata imodoka ejo mu gitondo. Si mu Ruhengerera? Amahoko ni Rubavu. Hariya si hirya kuri Pfunda Gake? Yego, haruguru ya Pfunda Gake kuri ya gare ntoya niho twari turarara. Noneho batimuza n'urwandiko rw'inzira, turarubura ntabwo twari twatse, baradufata. Impamvu icyo nagasinzi tari n'umukristo atunganya abayobozi, atumva mwe munanirwe kurekura abakozi b'Imana ngo bagende, murabacereza, mubarekure bagende, ikosa bafite ririhehe, hari icyo bibye, hari icyo basahuye, arabatonganya cyane. Icyo gihe nahise mbyibuka, burya ikintu kikwibutsa ikindi, nahise mbyibuka atonganije, baramunanira. Ariko ku mugoroba umupasiteri aho twari turarara aho ngaho i Rubavu mahoko aza kutureba, turagenda, ubwo dukomeza ubutumwa. Nk'ejo nyine bucya tugenda tujya i Kigali, dukomeje gushima Imana cyane kuko ni Imana isezerana igasohoza. Njyewe nkurikije aho uko byari bimeze, nagiye ntekereza niyenda ubutunzi buhishwe nubwo twarabubonye, naho inyuma hari hacira ubundi. Imana ishimwe, burya turacyategereje ab'Imana izagirira neza, bazaguma babubone niba duhakurama, kandi n'utari burame nawe. Icyo nasaba korari twasengera nuko dusengera gukiranuka, uzataha agataha yejejwe, usigaye agasigara yejejwe, agakorera Imana agitegereje amasezerano y'Imana. Imana ishimwe kandi himbazwe. Utarava kuri mikoro gatoya nkubaze, biragaragara nyine n'imyaka watubwiye agire muri korari, bivuze ngo ni igihe cya kera rwose, harimo abadukukiye benshi bari bataravuka. Imana ajyaga ibabwira ko muzagira amashusho. Umunsi wa mbere ubona muri video wumvishe umeze gute? Nge rero umunsi dirija avuga ngo tuzafata amashusho, naranamubwiye keretse niba yarabwiwe, ariko se kuzadukoraho n'abantu bazajya batubona ku mashusho, ntibazajya babona turi nk'utunyamaswa tw'utunyenzi. Nuko arambwira, aransubiza ko ariko mwe kujya mwigaya, ko ibyo subikuye ngo mwe kujya mwigaya. Rero ni ibintu numvaga nanjye bindenze kumva ko badufata amashusho akagenda akajyaho abantu bayareba, nkurikije
dukurikije uko tumeze n'uburyo duciye bugufi ariko Imana yo yari izi rwose ko ari ngombwa burya Imana ntirobanura ku butoni uworoheje n'ukomeye bose bafata kimwe uko niko Imana niko Bibiliya itubwira. Hanyuma amashusho barayabafashe ndabyumva ntago ari nge wa mbere wazanye kamera ariko nako nabasanze kuri kamera narababonye. Hanyuma umunsi wa mbere noneho bazana amashusho barayakoze ukibona warebeye hehe televiziyo ugira televiziyo mu busanzwe? Oya ntayigira. Wayirebeye kwande? Niba ntibeshye twagiye tuyareba manza na pasiteri yaratrayigira ra. Munyibutse inaha se abantu bari bafite televiziyo icyo gihe bari bangaye? Bajyaga bazana bakesitara hano bakatwereka tukareberaho amashusho yacu. Bakodesheje ibyuma noneho mwese mukirebaho hariya. Rero uyibonye utambutse wumvishe umeze gute? Ntacyo numvise bitwaye, numvise ari uko nyine nta kundi byamera. Ako wumvaga bahatinza ukongera ukireba? Urakoze. Reka dushimire n'abadukurikiye muri iki kiganiro cyose kandi by'umwihariko isomo rya mbere umuntu wese akwiye gukuramo muri iki kiganiro yewe uri kurwana n'Imana ngo kubera ikibazo cy'amasezerano. Ibi bikoresho uru rusengero pastor atubwiye amagambo akomeye Imana rubabwiraga iyi sambu itari yitorero ikababwira ibi byuma bizinstarwamo hano mbere y'imyaka hafi 35 cyangwa irenga. None Imana ibisoje muri 2022 byaravuzwe muri za 80 kandi wowe uri murarwana n'Imana ngo isezerano kubwiye muri 2021 ryatinze nta n'amezi arashira. Ugize imyaka 28 wananiwe ngo ugiye kwishingira kubera ko ngo isezerano ry'Imana ritinze. Ntabwo Imana itisezerano nkuko tubyibwira. Ibi nibuze bibi bihamya byuko Imana itabeshya. Murakoze. Yes, murakoze. Imbaraga z'Imana kuntu zikomeye biransaduka ubwenge bwanjye bwashaka kugira icyo gutekereza ngo nta kintu nashyikira ariko ntanezerwe ibintu Imana yakoresheje mushiki wacu Helena ariko maze kunezererwa natekereje uyu munyamakuru wagize wabonye imitwaro akumva atahamagara umuntu witwa ngo ajye kuyikora kubera ko imitwaro yari iyacu akayishyira ku mutwe akaza yiyikorereye. Ndebye ubwitange nawe yagize burenze numva nabyo birandenze. Rero Imana yari yashyize ikintu ku mutima wanjye muri iki cyumweru gitambutse ndavuga nti uyu munyamakuru nagaruka kudufata amashusho nzihangana mukore mu ntoki mushimire uko imbaraga zanjye zingana. Kubw'ibyo narabanezerewe kandi nongeye kubanezererwa mukoresha ubwitange budasanzwe. Imana ibahe umugisha. Murakaza cyane. Imana ibahe umugisha. nta kibazo.